Yes. Hi guys, ikaze kuri Nzabire TV. Ni iby'agaciro kugira abantu nkamwe, turabashimisha nako muradushimisha ni Cyagira winyuraguremo. nta kintu kinezeza nko kuba nujuje abasabu 360 na bangahe. Mwarakoze, mwagize neza kandi courage, mukomeze mudutere inkunga. Nabandi kumwe na Mr. Gasongo ngo bimeze bite? Bibanje amano mwana. Ibintu birakatse uraza mbaza buca ngo bibize. Ureba izuba kuntu rimeze byonyine. Izuba se si bisanzwe. Aha. Nuzi ko na kera ryahozeho. Urarimenye wose uwa kera? Kera warya ariko nawe umeze nka urabona wagira ubu bwamu butari uwa kera. Ubwo se kari ubwa undi bwo gusigaho rya tabi. Kubuzanwa na rya tabi. Nta tabi. Niko gaso. Ngo biracamo. Champora baba. Abigenda gake gake ariko ni hatari ntago byoroshye kabisa. Ase Niko. Ngo ibintu bo bibonotera. Ani hatari nk'umuntu. Showbiz ni danje. Kugafata bizagorana. Biba byabaye. Hano ndi no muhungu atanga igitsina kurinde. Ko numvise ngo arabitembereza. None si ibyo bintu wa mungani bivuga ko haba maruswa. Nawe ubiziho nk'umukinyi, nk'umuntu tujya tubona uzi gukina kandi abakunzi bacu bakunda cyane. Shanzabi ntago mbiza ahubwo numvise ngo gushaka kwa nawe ucyaka. Akobwa ngo bagushizeho. Ibyo ni ibihuha. Ibyo ni ibihuha. Kumba ndeba mu makomedi yawe yose, amafilme yose ukina urukumva akobwa baba ari bakeya. Kumva nubwo twese twafata telefone tugahamagara umukobwa twamugangaze ntago yaza. Muhamagare. Kubera yuko reka nkubwire. Ntaguseba mani. Urumva? Senze wenda icyo bivugiye n'icyo ushingiyeho wenda. Ariko video nkora ziba zirimo abakobwa. None se kankubaza. Yankungu twicaye turi abahungu. N'ibitsina bihungu gusa biranga. Nta gakobwa kanarimo. Unatse no kuki tuba twicaye twenyine nk'uko nta n'umukobwa uboneka. Urumva atari makabazo. None se ushingira ku mukobwa niwe watuma ukora. Maneka muri iki gihe. Uzareba abantu ikintu gikurura abantu kureba video cyangwa tuvuge kureba filme zawe, comedy, tuntu twose wakora. Katarimo umukobwa. Menya ngo wahiye. Oya ntago ari uko mbyumva. Nekereza yuko urumva aho kugira ngo ukorane n'umuntu udashaka ikintu, urumva wakorana n'umuhungu ugishaka. Oya kankubwire rero mane, ntaga batabishaka muri iyi minsi urabizi buri abakobwa n'abantu baba bakeneye gushininga, urukumva bakije ibintu bakora bikatera imbere, niba ari comedy bakina bagashininga bakamamara, urukumva bamara kwamamara bagatera imbere bagasa neza. Urabizi bakunda gusa neza abakobwa. Rero nta kuntu wambwira ngo ufashe comedy yawe cyangwa filme yawe uyikinnye nta mukobwa urimo zero, wakajya umenya ngo waborosha ibihanga niwe wari kubona wenda ba followers nk'ijana ubona se nkana. None se nta wenda urugero rutanze wenda kuri njyewe wenda byigeze kubaho se wenda byigeze kubaho. Ntubizi ko nkukinira? Ndabizi. Ntuzi ko nkukinira? Ndabizi. None se ureka nkubaze nk'ikibazo. Ndagusubiza. Yubona tuza tugahurira hangaha tugahamagara abakobwa barenga 2 muze dukine. Ariko nk'abakunzi muri kudukurikira washyiraho umukobwa. Nyinjira umukobwa agusebye none. None ziburamwe cyokora nese naga nige manager wa Nzabire TV. Aya muhamagara. Kareka. Sasa rero numva nyatari baba. Reka nkubwire. Iyi game tuba turimo urumva ndabyumva wenda hari igihe bataza kubw'ubushobozi, urumva ntago wahita ukora ibintu wenda ngo ubikore nk'ibyo abantu bari agent tuzi, ariko bose si ukuvuga ko bose ari abana beza. None se reka nkwereke, urumva tureba izisaga ziba muntu, reba urugero nka buri nguni, urumva mana aba bose tuzi baba agent niko ari beza. Bamwese baburi nguni se ntubazi nabarega urabizi impamvu kuntu bagafasha se ntubizi si uguserereza.
ngo Ngere- karabaye Gereka ngo Knowless ngo yamagaye ngo abantu bose bateye ngo Nyamata ngo none ngo bose ngo bagiye ngo kubera ko ngo batwanye na perezida ngo kuki se ngo atahisemo ngo umwana ngo iwabo ngo amujyanira none ngo se bwiza. Mr. Birasa ibyo bibahereza Gaso ubona hakorwa iki ngo umuntu w'umurijenti afashe umuntu utari umurijenti? Ibyo bintu bikunda kubaho gake, niyo bibayeho uba usanga bisaba ruswa, ibintu bigendanye n'akantu nyine. Kera wajyaga wenda mu buyobozi wajya gusaba nk'akazi wenda n'urugero cyangwa se iyindi serivisi runaka ishaka ko yihuta, bakakubwira ngo zana umuti w'ikaramu. None muri showbiz nkawe nk'uko ubizi n'ubundi usanzwe ukina, uranyinira wenda ukina n'ahandi, bivuze ngo ibintu bya showbiz urabizi. Weho ibyo bintu nta ubibona ute, ubyumva ute? Mane kambwire rero muri iyi si turimo sibyo, uriya umuntu agirwa n'undi mane, umuntu ku muntu agirwa n'undi, ariko abantu b'iki gihe ntabwo bakibyumva mane. Ukumva ubundi umuntu wakabaye ari hejuru yawe ni nawe umuntu wakabaye gukura nawe ukazamuka, ariko muri iki gihe umuntu uri hejuru yawe aba yumva waguma hasi. Ibyo se ukabona biterwa n'iki? Biterwa nk'urugero ya bintu buretse mbanungi bya bintu n'ubugugu ni n'ubuturi mane, nta nubwo murareka nkubwire n'umukiri ubona nta kintu yakumarira ngo akuzamure mane, ntakakubone niba afite miliyoni ze zibarize ntakagukange, nifite 1000 byanjye ukaba ufite miliyoni 50 zawe urukumva ntacyo ziba zimariye kuko ntacyo uri bumarire. Senkani zanjye zita miliyoni 50 zawe sibyo, ariko niba uri umuntu w'umugabo ubona umuntu afite focus avuga ati hari gihe ureba umuntu ukavuga uti umuntu nyamara azavumbukamo ikintu sibyo, ukavuga uti umuntu yavumbukamo ikintu, kuko umuntu y'umurebye hari ukuntu rero umuntu ukavuga uti umuntu afite target ukaba wamufasha, ariko mane barabatipe kugira ngo uzabagereho. Ngiye nk'urugero reka nkwereke, urareba uyu mugabo wa Five Guys niba bamwita nde, nge nigeze kumusaba ikiganiro urumva, yanciye ibihumbi ijana. Ndamubaza nse kunciye ibihumbi ijana kandi mwirirwa ku mashusho media amuvuga ngo mukeneye gufasha abantu, ariko byaba ngombwa ko umuntu amuhamagara ugasanga ngewe icyo gihe ijana yarambwiye ngo kugira ngo nkuzane hosting urame ijana. Ndamubwira si ijana ntirye iki, arambwira ngo kugira ngo nkuhuze n'uwo ushaka urame ijana. Urumva ngana wibaze mbese muri ibi bintu byabaye business ku buryo ufasha umuntu ari, reka nk'urugero reba buri nguni nahoze mbona saga zinuza ngo batwaye cano, sinzi umuntu batwaye cano kubera infegite. Ni ishyari abanyarwanda tuba dufite, ni ishyari riri hagati yacu, kandi njya mbona ikintu abazungu baturusha ni ugushyira hamwe, amashyari bagira, ariko twebwe gushyira hamwe byaratunaniye. No mpamvu uzabona urumva wenda twapanze shuti urumva abakinnyi ntibaje urumva, ariko nanone ibyo bintu biba bigomba kubaho kugira ngo umenye agaciro k'ikintu. Ubundi ibintu byose, ikintu cyose unyura mu kiguha isomo mane, nukubitwa ukamenya ngo wakubiswe umenya ko ni isomo uri gufata, nutsinda ukabona watsinze ntabwo biba ari isomo, ntukibagirwe ko nejo watsindwa sibyo. Rero abatipe nyine baba barateye imbere sibyo, ushobora kwandikira umuntu ukamubwira uti wamfashije bimeze bitya, hari ukuntu nawe wiyumvamo ikintu ufite ikintu cyangira mane ariyo target yawe, ufite ikintu cyangira akamaro ngize imana. None se nk'ibintu bivugwa ko wenda aba content creator nkanjye ndetse n'abandi bagenzi banjye, ibintu bivugwa ko mbere yuko hazamo urumva, mbere yuko wenda twaprocinga abakobwa tubazana mu ntuza muri video zacu, bakavuga ko wenda tuba tubakeneyeho kubasambanya ndetse n'ibindi. Ubibona ute nawe? Iyi game uyirimo urayizi, weho ubibona ute? Reka nkubwire, mu gihe cyose umuntu aza gusiga ubusembwa udafite, ariko wowe ugakora icyo ugomba gukora mu gihe cya nyacyo, bamuna ntacyo biba bitwaye.
ikizima ni ukukora ibyo ushinzwe gukora. Abo bakobwa bakaza niba ari abaza ukabahereza ibyo bagomba gukora bakabikora, niba ari gukinana mugakina bagataha. Wowe niba utishinze icyaha cy'uko usaba icyo gitsina bavuga abantu benshi bavuga ngo abatipe bagezeyo mani ngo barabarongoragura, ntabwo wajya muri filime yawe utamuhaye uri umukobwa. Kumva rimwe na rimwe usanga hari abarengana, usanga n'abagize bate n'ubusanga kuko ari byo. Urabizi ko hari abakobwa usanga bagenda bakajya kuri YouTube bibabona avuga ati ngewe nagiye kuri uyu muntu kumusaba ubufasha, ati ikintu cya mbere ansabye ni igitsina. Kumva ugasanga nyine nuko biba bimeze muri societe. Ahubwo se ndeka nkabaza nk'ikibazo mane nkabari ba sister baba barirashe bakanajyayo ewana bakanakibasaba rimwe na rimwe nicyo babasaba bagifite, uze nkatwe mane babakobwa tuba tugira ngo tureko twagura